Amazina yanjye nitwa Nizeyimana Gratien, nkaba ni engineer muri manufacturing technology cyangwa se mu iterambere n'ikoranabuhanga ry'inganda. Nkaba narigize ngo mbagezeho ubusobanuro bw'ibikoresho dukoresha muri workshop, ariko nkaba nari kumwe na mugenzi wanjye nawe akaba hari akaba yabibwira ubundi tugakomeza. Mwiriwe, nitwa Dushimire Egide, nkaba ndi engineer mu iterambere ry'inganda cyangwa se mechanical engineering in option of automobile manufacturing technology. That is. Murakoze, uko twabibonye hano tukaba dufite utubati tubikamo ibikoresho. Hano tukaba dufite extension cable zo dukoresha turi gukora ronge cyangwa se turi guconnectinga ama machine. Tukagira za bench vise cyangwa se za vise arizo zidufasha guholdinga wakapisi. Tukagira ama angle grinder cyangwa se za ponceuse twifashisha turi gukata amatibe cyangwa se amabati. Nyuma hano dufite za tong izo twifashisha turi guholdinga wakapisi cyangwa se hot wakapisi. Tukagira ama adjustable spanner twifashisha turi gufungura amablo. Hano dufite n'andi maspanner bitewe na size of bolt cyangwa se amaburo dufite. Aya nayo tugenda tuyifashisha turi gufungura bitewe na task tugiye gukora. Nyuma turaza tukagira hano za file iyo turi gukora finishing ya workpiece. Turaza tukazifashisha nazo ziri mu bwoko butandukanye. Nyuma y'izi file tugira dukomeze tureba ibikoresho. Hano dufite lunette tuzikoresha turimo dusudira kugira ngo tudapfa amaso, ndetse n'ingi nambaye nayo umuntu arayikoresha. Ugiye kuyikoresha urayambara then ukeguraho hano, cyangwa ugiye gusudira ugafunga kugira ngo utaza kwicwa n'urumuri. Dukomeje mu bijyanye no gusudira, dufite hano imashini isudira ngiye ikoresha gaze. Iyi ni gaze oxygene ndetse na aspirine. Iyo tugiye gusudira nayo turayifashisha. Ifite ama cables, dufite cable ya oxygene tukagira ndetse na cable ya acetylene. Ziba zitandukanye ku mabara, cyane cyane y'umutuku ibiva kuri acetylene, iyi ngiyi nanone ikaba iva kuri oxygene. Ndetse dufite n'ikibiriti twifashisha tugiye gucana mu gihe tugiye gusudira wakapisi runaka dukoresheje iyi equipment. Dukomeje ku bijyanye no gusudira, hano tuhafite ikindi gikoresho twifashisha nanone. Reka nacyo tukirebe. Hano dufitemo ama equipment. Urabona twitegereje iyi gauge irasa nk'iyi ngiyi. Mu gihe usanze idafunzeho ushobora kuza ukayifungaho aha ngaha. Ndetse dufite oxygene nayo urabona ko birasa neza kimwe, amabara arasa, nayo twayifashisha mu gihe dusanze itariho tukayifungaho, twangira tugakora akazi kacu neza. Okay. Mu gihe nanone twifashisha ibindi bikoresho byinshi twifashisha. Dufitemo inyundo z'ubwoko butandukanye. Dufitemo iyi iri plastike, tukagiramo n'iyi ngiyi y'icyuma. Mu gihe turimo dukora akazi kacu nazo turazifashisha duhonda ibintu runaka kugira ngo wakapisi bashe kugaragara neza, kugira ngo ibintu byacu tubikore neza. Dukomeje ku bikoresho dukoresha muri manufacturing. Hano tugira imashini isudira, iyi murayibona. Iyi tuyita arc welding machine.
hano ifite amaregulation atandukanye, kuko hano turaza tugira on off, dushaka kuyifungura on cyangwa off. Hano tukaregereraho nimba tugiye gukoresha ko ishobora gukoresha kuri T cyangwa kuri M. Dufite amakebo atandukanye hano biragaragara. So ubwo nuvuga ngo aya makebo yayo ko muyabona, tugira kebo ya electrode, murabona this electrode holder, tukagira na kebo ya half clamp. Hano nuvuga ngo tugiye guconnectinga, hano tureba kuri negative, hano dufite kuri half clamp, tukagira iyo kuri positive ariyo twita electrode cable. Noneho hano inyuma y'imashini niho tuza tugafatira supply cable, kuko mubibona hano niho tuza tugaconnectinga umugozi cyangwa se supply cable ivuye kuri input y'umuriro. Twajya gucana tugira button off cyangwa tugashira on. Iyi niyo tugira bita AC welding machine. Nyuma y'i AC welding machine tugenda bita DC welding machine, nayo hano murayibona iragaragara, nayo ifite supply cable ko yo ari DC, bivuga ngo tuyiconnectinga kuri DC cyangwa se kuri socket ya DC current. Hano nayo ikagira port, za port tugira electrode cable ari ya positive, turaza tukayiconnectinga kuri positive bitewe na polarity turi gukoresha, cyangwa se tukagira half cable. Noneho hano naho tukorera adjusting ya current, aha tukaza tukaba twacaniraho imashini. Izi rero akaba ari imashini twe tugira muri workshop yacu ya manufacturing mu gihe cya welding dukoresha sima. Noneho nyuma tugira indi mashini ya bending machine. Iyi ni imashini dukoresha turi muri pipe bending machine, nkuko muyibona hano. Imashini hano ushobora kuyifungura bitewe nuko dufite noza, bitewe na pipe tugiye kubendinga. Dushaka guhindura iyi igenda ivariatinga cyangwa se ihindagurika bitewe n'ubwoko bwa pipe tugiye kubendinga. Nyuma niba tumaze kwishiramo iyi ni jack, mo ndani abarimo amavuta, dushaka kuza hano tugafungura amavuta arimo akagaruka, cyangwa se tugafunga then tugapumpinga bitewe nuko dushaka gukora pumping, bitewe nuko tuba twashize pipe mo hano igenda isohoka bikagenda bihura na angle dushaka kubendinga, cyangwa se niba tugiye ku adjustinga angle dushaka kugenda turahindura aya mapine. Birashoboka ko twayahindura then akaba adjusted bitewe na angle tugiye gukora. Ubwo murakoze ko murabona ko hano muri workshop dufite ibikoresho binyuranye, tukaba dukangurira abanyeshuri bo muri TVET cyangwa se abiga ubumenyingiro